bijyanye n'icyo bashaka kugeraho. Ibyo biremewe rimwe ngira ngo niko nkeka. Mu ndimi zose n'icyongereza, hari icyongereza cy'ubundi bwoko abantu bivugisha kubera ko ariko babishatse, bitereye mu buzima bwabo, cyangwa wenda no mu gifaransa nuko simbizi, nabo hari abakivuga uko bishakiye bijyanye. Mugerageze nk'abatwebwe acu je mubwira ngo muzaje kubona mubone none mfite umusheri kandi uteye ubwoba. Ese peri kuko yarakwanze biri seri yaranyanze amwe ati ndetse mwapfuye iki Nsabi irebe. Uzi umuntu akubwiye ngo wirebe, uzi kandi guhitaga wiyibuka. Irebe ufasha abana ukagabanya abagabo wabona bangi cyangwa aba bangi nako bakuramo ibitenge ukabajana muri kubona benye buraya busigaye burabamo amafaranga bareka kugira akagabo ndakwiyana uburaya tayi wawe soni ubwabuze ibindi bintu nganiriza ubu abagabo babemera nanjye nzazi cyane banzuganiza sinerutse. umubano wa Nsabi na Peri, umubano uhagaze gute uyu munsi? twabivuyemo se hawe baze Nsabi na Peri nabyara umwana umeze nkane twabyara nkane. Hello my people, nongeye nagaritse ni TJP kuri channel yacu yitwa TJP Media. Mwebwe icyo musabwa no gukora subscribe ubundi nkagenda mbabwira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ubu ngongeye kubabwira abahanzi cyangwa se abastar, kuko muri abastar harimo abahanzi, harimo abakomedian ariko bakurikirwa cyane kuri YouTube ndetse no kuri Instagram. Abo star akenshi usanga bazwi umwe kuri Instagram ariko kuri YouTube batazwi, umwe ugasanga bazwi kuri YouTube ariko batazwi kuri Instagram. Biterwa buri mustar wese cyangwa se buri muntu n'imbuga nkoranyambaga yatangiye akoresha cyane kurusha izindi. Nk'ubu ngubu nk'iyo tuje nko kuri Shadibu usanga kuri Instagram azwi cyane ariko nta YouTube channel mu Rwanda nimwe azwiho, yaba ariye cyangwa se ari abandi yabakorera. Ntago akunzwe kuvugaho cyane kuri YouTube, ni kuri Instagram no mu buzima busanzwe aravugwa cyane, ariko kuri YouTube nta nkuru wagenda ubona zigiye zimuvugaho nyinshi cyane. Reka noneho tujye ku wundi mustari wacu no witwa
Nsabi ni umuhungu uzamutse ejo bundi cyane rwose, ariko iyo urebye aba followers afite kuri Instagram asuye account ye, maze kureba account akoresha kuri Instagram ubona amaze kugera kure cyane. Kuva Nsabi bamara Nsabi bamukora video kuri YouTube bavuga yuko perezida yamuvuzeho, His Excellency Kagame yavuze kuri Nsabi. Yago kuko ari mu bantu bavuze kuko yavuze yuko ndaza kubumvisha byose uko bigiye bimeze, kuko yavuze yuko hari abantu indimi zabo bagomba kuzikoresha uko bashaka kose, ari abahanzi, ari abakomedian, kandi mu ndimi zigiye zitandukanye. Muri make ikigaragara nuko umuntu uvuze kuri Nsabi video ye kuri YouTube irebwa cyane kurusha izindi zose. Niba ufite channel iri hasi ifite aba subscribers bake cyane yo kubona ko channel yawe hit izamuka, no kuvuga ngo Nsabi ari mu bantu bari gusakingwa cyane cyangwa se bari gushakishwa cyane kuri YouTube kurusha abandi bose, ari urubyiruko ari n'abakuru bose. Urabona ko bari kujya kuri YouTube bakandika izina Nsabi. Urabona video zose ari comedy yagiye akina, ari ibiganiro yagiye akora byose, ubona ko iyo video nimba ikozwe hit izamuka kurusha izindi zose. Ubwo rero abantu mufite ama YouTube channel ubwo mwatangira mugakora mukareba. Noneho ikindi muze gusura account ye kuri Instagram murasanga abafite aba followers batari bake cyane, ariko ntabwo nanone ari benshi kurikije n'ukuntu kuri YouTube akurikirwa n'abantu benshi cyane. Bamwe bamukurikira nkaho ari umukomediye bashaka kumenya ibindi bintu bigiye bitandukanye, abandi bakamukoraho inkuru zo kugira gusa babona bakinjiza amafaranga bakoresheje views cyangwa se n'ibindi, ariko ntibibuza yuko aza mu bantu ba mbere bakurikirwa cyane kuri YouTube cyangwa se basakingwa cyane kuri YouTube. Iyo urebye channel ye yitwa channel ze zigiye zitandukanye, rezo twabanye zitwa Irebero TV, hari n'izindi Nsabi comedy, ibintu nk'ibyo. Izo ni channel ze zose zigiye zitandukanye, ariko iyo urebye usanga zidakurikirwa cyane, ahubwo bagenda bakurikiye izina Nsabi niryo zina rigenda rikurikirwa cyane. Urumva ko yaje mu ba comedians bakurikirwa cyane kurusha abandi. Iyo tuvuye kuri Nsabi duhita tujya ku witwa Bruce Melody akurikirwa kuri Instagram n'abantu benshi cyane, ndetse no kuri YouTube, ndetse n'abandi bantu bo hanze cyane baramukurikira. Akurumva Bruce Melody we amaze igihe kinini cyane ari kuvugwa cyane mu itangazamakuru, nta kuntu atakurikirwa cyane. N'abandi bagiye batandukanye ba comedian, harimo ba Mitsutsu, harimo ba Kiramana, harimo ba Nyakso, bari bose barakurikirwa cyane. Ariko bo urumva iyi entertainment bayimazemo igihe kinini cyane, harabo mutapfa kugereranya. Urebe ugasanga ibintu byabo kuri YouTube birimo birazamuka kurusha ibindi byose. Mwebwe icyo mbasaba ni ukujya mukora subscribe, share ndetse na comment, ubundi zambereka ibintu bigiye bitandukanye. Nk'ubu turimo turavuga ku ma Instagram account, ku ma YouTube channel, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nzajya mbabwira ama content yo muzajya mukora kuri YouTube akazamuka kurusha ndi, nzajya mbagenda mbagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Waba ufite channel waba utayifite, nawe ushaka kugira ngo ugire ibintu by'ubwenge wajya ugenda umenya, wowe kora subscribe nta kindi. Noneho aba basitari tugiye kugenda tubakurikiranya uko bagiye bakurikirana, uko bakurikirwa cyane ku ma YouTube ndetse no kuri Instagram. Uwa mbere ukurikirwa kurusha abandi, tutitaye ko azamutse vuba cyangwa se yazamutse kera. Uwa mbere wo twabonye yuko kuri Instagram bamwita Shadibu mu Rwanda, akurikirwa n'abantu benshi cyane. Undi muntu ukurikirwa n'abantu benshi cyane kuri Instagram
ni Anita Pendo twabonye ko akurikirwa n'abantu 600 gutyo. Nubwo murajya mugenda mwandikemo kuri Instagram kuri hose murajya muhita mubona uko abantu bagiye bakurikirwa. Anita Pendo amaze n'igihe nawe afunguje na YouTube channel nayo muraza kuyibona, ubwo muraza kumubona mukurikire ibintu nk'ibyo. Undi ni Bruce Melody urumva akurikirwa kuri Instagram ndetse no kuri YouTube niza Spotify. Kuri akari umuhanzi ntabwo yabara kugira abantu benshi bamukurikira cyane, kuko n'ubundi indirimbo z'abahanzi zijya gusohoka bakaanza bakazikora promotion nako umuhanzi mutamumenya mwamenye n'indirimbo ye ko yasohotse. Ubwo iyo dukomeje duhita tubona hari abandi bantu bakurikirwa kuri YouTube no kuri Instagram icyarimwe, akurumva bo bamaze igihe kinini cyane kurusha abandi bose. Nk'iyo tugeze kuri ba Irene nyiri MMA Empire tukagera kuri ba Yago, ni abantu bamaze igihe kinini cyane mu itangazamakuru, urumva nta kuntu baba badakurikirwa cyane. Ubwo abandi bantu bose nagenda mbabwiraho urumva Medi nimba tugeze nko ku banyarwanda ako baba hanze, nimba tuvuze nka Medi nta kuntu atabakurikirwa cyane, kubera ko iyo urebye abantu bo muri Ethiopia, abo muri United States hose agiye afite abantu, no mu Rwanda afite yahavuye yari afite abandi bantu benshi cyane. Nta kuntu atabakurikirwa ku mbuga nkoranyambaga zose nawe kandi ni no muhanzi. Niyo tugeze kuri The Ben nta kuntu nawe atakurikirwa ko abaragiye akora tuwa nyinshi cyane, ahura n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye mu Rwanda, mu Burundi, ku Tanzania, ahantu henshi cyane aba yaragiye agira ahantu henshi hatandukanye. Nta kuntu atabakurikirwa cyane kuri Instagram ndetse no kuri YouTube. Ariko iyo tugeze kuri Spotify nanone usanga abanyarwanda benshi badakunze gukurikirwa cyane kuri Spotify, uretse umuntu ujya kugeragezamo usanga ari Bruce Melody, ariko nawe ugereranyije muri East Africa usanga adakurikirwa cyane nk'uko byakagombye kuba bimeze nk'umuhanzi ubuzwi cyane. Urumva noneho iyo tugeze mu bintu bijyanye n'imikino, byaba ari muri football cyangwa basketball cyangwa volleyball, usanga kuri social media abakinnyi benshi ba football mu Rwanda baba batazwi cyane, ntago bazwi cyane. Iyo urebye muri East Africa usanga batazwi cyane, ntago bagiye bazwi ari benshi. Ko nk'ubu ngubu ushobora gusanga kuri Instagram umuntu umuzi aba amuzi bitewe nuko akina football nawe akakunda football, ariko ntago bivuze yuko nimba amuzi we akunda basketball ntago usanga uzi nk'umukinnyi ukina football. Nk'uko umukomedian ushobora gusanga wowe ukunda football ariko kabuzi Nsabi, kabuzi ba Nyakso, kabuzi ba Mitsutsu. Urumva abantu bakina comedy basigaye bazwi n'abantu benshi cyane. Rero biragoye kugira ngo tube twabona amakuru y'abakinnyi bo mu Rwanda, imbuga bagenda bakoresha zigiye zitandukanye. Noneho reka tuve mu Rwanda tujye muri Africa. Iyo tugeze muri East Africa dusanga abantu bagiye bakurikirwa kurusha abandi, haba kuri YouTube, Instagram ndetse na TikTok. Iyo dusanga uwitwa Diamond Platnumz, umuhanzi wo muri Tanzania, akurikirwa cyane n'abantu benshi ari kuri YouTube. Ubona ko yakoze indirimbo zigenda zikagera kure cyane kandi asa nkaho ayoboye muri East Africa. Ubwo twakomeze no muri za Nigeria, aho dusanga abahanzi bamaze kugera kure cyane. Murabizi ko abahanzi baho bo bamaze kugera kure, nta nubwo wajya kubageranya barakurikirwa cyane. Nibwo duhita dukomeza no muri United States, ahantu hose. Mwebwe nzajya mbahereza amakuru yose ukajya ameze. Mwebwe mukore subscribe nta kindi ndetse na comment.